mu buriri yaje ndewe datowe Debora mwice cyangwa ugenze gute Okay hindura matora vuba ndavuze ngo hindura matora hindura vuba hindura dore kwasa nta kintu kiriho Mana ishobora byose wabibonye reka rero nkubwire nakuvanye mu cyumba cyawe we no kundebe matora ntabwo njye kwira urabyama hasi niba bishukura njye kwira ntabwo uzongera iki reba umukobwa w'imumugana gutyo reba ibizinga do rebera n'ukuri kw'Imana ni mu ndebere mbwira ese ko numva yuko wigira gutya ukatwirataho ngo ibintu byose ngo imitungo bayikwanditseho ngo ikintu iki ninde mugabo uzagushaka kunyara mu buriri igicoco imitungo niyo uzajya unyaramo gusa ndi usaza reba uko n'ibishuko umaze kubigira baba iyi matera turayanika turayibika ndakikwambika gutya cyumva ukuntu kimeze noneho rero uretse uyu musego gusa uzajya wisegura urarahana ku makaro sohora n'imatoro yawe sohora vuba sohora ikorere ni wowe terura vuba terura gusengera terura gicoco dore ukwasa gicoco terura abereye nyoko uko kimeze gicoco terura vuba se kigenda ngaho umva ukuntu hano hasi zagezeyo n'umukobwa afite ikihe kibazo Baby, hey. Hi. Ça va, chérie? Meze bo, meze ute? Nanjye meze neza ubu ngubu mvuye mu kazi. Twangize ngo ugiye gahunda ko twari kubonana, chérie. Oh my god, ibaze ko twari kubona. Yes, sorry. Aka nta kibazo. Mvuye mu kazi n'ubundi urahari se? Ndahari, chérie, ndahari banguka ahubwo. Really? I miss you so much. Ntabwo wabyumva. I miss you too. N'ubundi nari nsatse mu kazi gawe kabiteza direct. Banguka, chérie. Okay, see you soon. See you, I love you. Love you too. Take care. ko muna wiryamiye usinziriye we ibibazo bigeze ku ndunduro kweli izi nduruzani za mu gitondo za buri gitondo jumana agahinja kumisa hanyare nashaka agahyuzuza ntabwo ari ibyo ngibyo byo kunyara nakazi ke nta n'umugabo azabona ibindi waruzi yuko buri yaso yasize amuhaye imitungo yose yabishyize wa mugabo Karisa yes ni ubifite none wowe naho warebye ikintu twakora kugira ngo atazajya aba ari wowe uzabifata wibereye gutya gusa mama ibyo ntiye kubivuga inshuro ya kabiri twabivuze twabisoje si ukuhangamira iyo mitungo twayitwara kugenda tukabwira Karisa ntabwo n'icyo tuzakora cyose cyo bizadusaba cyose ni wowe ugomba kubijyamo uriya munyamategeko ndamufite ariko noneho tugomba kwiga strategy y'icyo twamukorera umunyamategeko cyangwa Debora umunyamategeko wacu uri kunyumva wacu Debora turabizi ko ari we usibye harya arabizira simbizi ntabwo yabiberwa mama ntabwo yabiberwa nta kibazo buriya yizeye yuko mu gihe gitoya bagiye kwimwegurira akaba ari twebwe hereza akazi ko mu cyaro azasohoka hano mbere ko twebwe dusohoka muri nonzi reka dagusohoka gusa se babimuhaye badusohora n'ikindi kintu twamukorera mama nusumva twe twakemera ko babimuha none wowe uraryamye ngo ari kunyara aramaze tugiye nyine Karisa ko tugiye gushaka Karisa umuntu umeze nk'uwahangayitse nk'aho ari ikibazo gikomeye nahangayika ntabwo dushobora nakwemera yuko uriya mwana yabitwara Debora yabitwara wowe uhari uri kunyumva ni wowe mparaniye yuko ibyiza byose byakuzaho ariko nawe ukamfasha nise mama ni iki kintu ntagufasha mbwiye icyo ngufasha ndagikora ko ntacyo buriya nta kuntu mushobora kugira utya ukagenda mukajyana nko muri boîte ukamugura uti tugende muri boîte twishe mama ku buryo atabimenye mwagera mukagera hejuru muri etage ukamuhirika wamara kumuhirika agahita ikimuga ku buryo atazongera no mama mwica Debora gaho nyumvira igicucu nacyo ni mukuru wanjye aramaze
imitungo se si oya wenda mama nibyo kumwica ntabwo byakunda kuvuga ngiye kujya muri club bamereza abahungu bakamufata ku ngufu nk'abahungu nk'icumi ngaho nyumvira kumufata ku ngufu bamutera inda ahubwo akaturushya aturushya bande si zo nitwe umwirukanye n'ubundi mu mategeko bavuga ko ari bye ahubwo tumugize nk'ikintu nk'ikimuga cyangwa nk'ikindi kintu ni ukuvuga ngo bavuga bati yo reka nkwereke ako uburusta butamwica bumugira nk'ikizezenge cyangwa iki ku buryo oya si ukwibagirwa ikizezenge ku buryo bavuga bati okay imitungo ntabwo bayimwandika ahubwo nibayandike kuri muntu tuzajya tumurera kikajya kijya tukakicisha inzara kuzageza igihe kizitahira nacyo uri kunyumva none wowe uricaye gutya urimo uravuga ngo aramaze nimba nyara azabona umugabo wenda mutware cyangwa bazamuvuza mama sha ntabwo yabona nyara ku buriri no kuri kuhera kwa mbere kugera ku cyumweru pe komeza wigumire mu mandazi akoko ikindi cya kabiri nose ngiye Debora ndusha ubwiza ku buryo bamutwara mbere yuko bantwara umva ikindi tugomba kugira ngo tumenye wowe ushobora kugenda gutya baba bamuteye inda cyangwa abo bahungu baba bamufashe ugasanga araturuhije cakisha uburyo tumugira ikindi kintu ku buryo kuvuga bishobora kwanga cyangwa ashobora kugenda ikidede kimeze gutya agenda atinkunda noneho bigakubita nyamona kuriya nyara mu buriri akazajya gumahanga ubundi akazata mama ibyo ngibyo niwe muntu mukuru ugomba kumenya imiryango igira ibyo bintu ku byo twabimukorera se mu ngiye nabishobora okay ni ubwo rero ushatse kumbwira undi Mukase nibyo ushatse kumbwira nese ntabwo Mukase ina gicucu ukazajya bivuga mu bantu mama ura ntabwo umubyara mu nda yawe Oh, baby. I miss you, oh my God. Wow, urasa neza. Merci. Okay, donc. Musanzwe no kyoza n'amafata. Ariko ukunda kuko ni ukubera kugira umuntu wo guteka shuri mba nakubuza neza. Naje ariko ndaje gutekera. Sure. Ntabwo ndanize ko wavuye mu kazi. Shamvuye mu kazi ngumva. Umva naniwe mutsonje. Harafite umumanager umva ranzengereza kangiza nkahanga. Hako kire kimaje ntabwo kigutereta shuri. Ko njye muri cyo kikwira. Umugore wanjye uzakibwiye ko nzacica ntabwo byakunda. Ndeka mubare ntabwo atahita uzanjye. Ubu nakwitesha nkamujyaho. Abakobwa se mu buryo mugenderaho. Abakobwa mu buryo ibintu mugenderaho. Nawe yashaka wapitesha niwe wanjye. Okay. Nese mezereza. Shani mizi bon ndashimana. Nese shuri ahubwo najya nkubaza n'ubundi. Nanjye no guhamagana bonaga watinze. Turarya iki? Usukunda singe umva bikalteka igitoki sibyo? N'ubundi buranije. Kubera ko kundi igitoki rero urundisha igitoki shuri. Ora yigise rega ndo umushyitsi ahubwo genda gutekera. Genda gutekera duteka vuba butarira. Sure. Si byiza subu. Nakishyira makonyeke agasenda kenshi. Ahubwo si bitokira bifite. Birahari. Aho reba muri stock yo hanze. Okay. Umva kandire vuba bwije. Baby, nikaribu rero. Twariye neza. Umusha nanjye ntazi guteka. Wajya guteka wenyine. Oh, baby, okay. Nuko ndi gisazi. Feel free. Iyi chambre ni yawe rero uraza kurara wenyine. Ariko utabishaka twarara. Oh no, I can't. It's okay. Nta kibazo sweetheart. Iyi ni chambre yawe rero. Ngiye kurara hano. Baby, ushaka ko ntajya nsasa? I know. Wagasaze. Ushobora kuza kurara wenyine ariko ushaka kujya kutari wenyine. Oh my God. No, ndafungaho ndamakinga sure. Harimo n'urufunguzo n'ubundi. Hanyuma baby kankuzana akantu kakurana rero. Sibyo? Sawa sheri. Ubwo se ntagarutse. Ndaje sheri. Ariko Debora ubu naba kagoryi. None isubu nyaye ku buriri bw'uyu musore. Nora ngo niwe nari nsigaranye dukundana. Ese ubu byagenda gute? Si ibintu byo kunyara ku buriri. Ngiye gushyiramo umureveye buri minota 5. Debo ubu minota 5 none iragucika. Ntabwo iri buncika ariko.
telefone munengu. Babe. Kubera kumenyera kuba mu nzu yanjye yinjira mu ndumva. Wibagirwa vuba. Baby. Mu bintu byose ndarebye nsanga kandi ko kakubwiye. Ndabona ari umbere umva t-shirt yawe none umva ariko umangutaha. Nta kibazo. Ngasohoka. Oh my god. Sohoka nawe. Baby. Hey. Bite. Ni byiza. Mwese byakugendekeye gute ndi kumva telefone isona buri kanya. Oh, telefone yanjye yapfuye sinzi ibintu byishizemo iri gukomeza ijyamo amareveye. None kubera iki? Reveye nsanga mbigakuje. Oya nta kibazo ndaje ndabikora. Kandi ndaje ubwo niba ndi wizimye buriya ndagukanguye. Byatari. Paul. Ahubwo reka njye kuri toilette. Umva hano nawe haratuje mbona nasinzira. Nangira impamvu biri kunsakurira ko ibyumba byegeranye biguhita mbyumva bikambangamira. Yego ndayizimya nta kibazo ntabwo uri bwongere banza. Cyangwa kereka making sure kuzongerera kanara nanjye. Ngwiki? Sukuri seriye. Nshaka kugenda ubwo reka njye kuri toilette sibyo? Sawa. Ego mabusha karibu. Bonjour. Asina na hano waraye na mahorora. Niki se kandi? Niki kandi? Ubuse iki gitondo barakwirukanya ko ntabwo babura kukwirukana. Ubu urahabojeje mu rugo rw'abandi. Ko mana Jonathan yaragonye izina. Yamaze yagurwa yakorwa iki n'ikindi sheri wanjye birakureba ko ari umugabo wanjye. Azise kunyara ku buriri. Gacicika basi vuga cyane. So wabaye ute? Ari mbonye nzamutseho nkaho. Nawe nta kibazo. Kunduta se yakosha. Ibyo bintu by'imyaka ni igiki se wakora nge ntashobora. Anyway. Okay ntacyo tubyihorera. Oya jya bihangana usibye no kuzana amashuka y'abandi. Nta kibazo tubyihorere basi sibyo Jonathan n'uwanjye ntabwo igeza kuregera so tubyihorere basi sibyo. Ako rero nawe uzajye kwa muganga ureke kunyara ku buriri. Ngire. Bite. Bo. Amakuru. Meza. Hanyuma se Debora arimo? Yagiye ku kazi. Oh. Ufite nari muzaniye baga yari yayibagiwe kandi nabonye arimo chargeur. Gusa yabonye ko charging. Oh, ni wa Jonathan. Of course. Wari usanzwe nzi? Nari nkuzi. Ko yazindutse se mwapfuye iki mwashwanye? Ko yabyukiye hano ntabwo agomba no gusinzira akaruhuka neza. Ko numva bigize ikibazo. Nta kibazo kirimo ahubwo nuko abanyazindutse yatubyukiye yagomba kuruhuka akaryama cyangwa sha yakoze amabara agiye yirirwa akora hano. Ushatse kuvuga iki? Amabara yahe? Nshatse kuvuga se ko akirageze iwawe. Debora yatuyogoje ntabwo wari uzi ko se Debora nyara ku buriri. Nawe ntabwo bishoboka. Oh, I'm sorry. Ntabwo nashaka kuvuga. Wabyumvishe Jonathan wanyumvise ariko karagaciyemo nyine. Okay. Ariko ikigaragara ni kubeshya. Hanyuma siko twaranye ko batabikoze. Oh, buriya nyine nani byo nanjye navuze ashaka kuba akira ageze iwawe ariko hano yaratuyogoje. Ariko one day uzabibona buriya. Nusumva nakubwira ibintu bitari ibyanya byo kugira ngo bigende gute. Ahubwo nagatekereje kuri inshuti ariko nawe mutari inshuti. Ntabwo ndi inshuti yiwe ahubwo ndi murumuna wiwe. Kuri amaraso amwe uriya n'umuvandimwe. That's why ngomba kubwiza ukuri kuri we kugira ngo utazabyumva ahandi ukajya gudutaranga mu bantu ko turi umuryango mwiza.
Shanje ibintu birantunguye pe. Oya uzabibona Gusa uzatungurwa ntungujwe no uzaba kubona cyatungurwa umuraperi. cyane nk'umuntu simuhorana se. Jonathan. Tubyihorere. Ahubwo se biti. Nice to meet you. Nishimiye kukumenya guhura nawe nakumvaga ariko ndabona ni bogari. Ushatse kuvuga iki? Just kuvuga nyine ko nyine uri bogari nta na merci se uri bume. Thank you ariko ntango ndakumenya ariko kwitande. Banyita Aisha. Aisha. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hope ko tuzasubira. Yeah. Ahubwo se akandi kantu urabona hari ukuntu ushaka kuzaza hano ugasanga harafunze wabuze Debora kuri telefone soma nimero kugira ngo abe ari njye uzajya uhamagara. It's okay, nta kibazo. Okay, thank you. Yeah, ubwo binorohe nyine basi. Ndashe guhamagara. Urakoze. Okay. Sawa, miss. Take care. Debora ko muri hano mwenyine se mu morale? Okay. Meze neza se. Mama? Mama? Oui. Inure. Muraho neza. Uraho cyane. Wahageze ryari? Mu kanya hashize iminota mikeya. Hari murariko. Yewe turaho turashima Imana. Mwebwe? Natwe tumeze neza. Ko mwaje mutaduteguje? Natekereje ndavuga ntireka manyure tuganire ku tuntu dukeya. Yego yego. Tujyanye nyine n'amategeko n'ibindi. Mumeze neza ariko ndibaza. Pe tumeze neza. Debora arahameze neza. Urabona ukuntu yavuyemo umukobwa mwiza. Urabona ukuntu Aisha yavuyemo umukobwa mwiza rwose. Ni byiza ko umwana udafite ababyeyi, udafite mama we na papa we afite wowe numva ni byiza. Ni mama uruta abandi bose. Oya ndabizi. Ndabizi. Nawe namaraso. Ndabizi cyane urumva rero nimba abafite muri uwo muryango ni byiza bisa neza. Ariko nyine mugomba kumufata neza abana babiri urabyumva nawe yewe ntawe ntoranya bose n'abana banjye. Birumvikana. Rero ikintu cyangenzaga nashaka ko tuganira ku bintu bijyanye n'imirage ya papa wabo yabasigiye. Amategeko ubundi avuga ko uwitabye Imana uko yagennye imitungo nuko yagabanyije abana ari byo bigenderwaho. Abana nyine bakaba bangana. Bakaba bangana. Ariko mu gihe tutarabona uko yabyifuje n'uburyo yabigennye nashaka ko kubibabwiraho nyine kugira ngo in case habamo ikibazo bitazabateranya. Murabizi ko ibi bintu ntabwo byanteranya ubu se ko ari umwana nareze akiri muto ntabwo byanteranya kandi mufata nk'uwanjye ni umwana wanjye nta nubwo njya mvuga ngo uyu n'uyu ya. Amategeko rero icyo ateganya ubwo mu gihe tutaramenya uko uwabisize bimeze mugomba nyine tuzicara tubiganire turebe byose ibyo yasize noneho tubigabane nta kibazo mu byandike nk'abanyamategeko nyine nk'abavoka nibyo ngibyo. Icyo ngewe nashakaga kumenya ni uko nyine nta kibazo. Oya nta kibazo gihari. Ntacyo ubwo tuzavugana nibiboneka turebe uko narabitanze ku ruriya munyamategeko natwe wacu twarabitanze imitungo yacu yose irahari twe dufite inzu enye nizo nyakwigendera yasize harimo n'iyingiyi nyine ubwo nenye n'andi masambu hirya hino uruganda murabizi ko rwo twari twararugurishije kugira ngo tubashe kumuvuza nubwo yahise yitahira ariko ibyo byo birahari n'indi mitungo mike mike. Ubwo mwembi mubanye neza ibyo byo nta kibazo. Nta n'ikibazo abana banjye nibajya gushyingirwa n'ibyabo njye ko ndi kubyina mvamo. Uko yaba yarabisize kose ko yaba yarabigennye kose bizagenda mumeranye neza. Yego rwose nta kibazo. Ubwo reka mbe mbaretse mbarebyeho ngende hari tuzasubira. Nta kibazo gihari. Murakoze kugira umunsi mwiza. Ntawe uguherekeje. Ntacyo murakoze. Urakoze.
mani kambazane na uragenda ugende kuri nagari ndabamuzanye yizanye icazwa ngabo niki nkubajije nkubajije nakubajije ngo siragaho uri kuvuga ngo iki ngo ugiye he wabyumvisha bivuga kamuzanira amazi yonyine amazi y'ibiki urimo uritanguranwa ngo ngiye ngo sinamubwiye hari ibyo tukubajije none iyo rero umuntu yitanguranwa ngo umunyabyaha yirukanka nta n'ikintu kimwirukankanye tubwire bamuzanaga hano gukora iki nukuri kwimana nicaye hano mbona araje aricara aravuga ngo yaranyuze hano ngo abanze navuze ngo iki ziba randebeye kugira inzanga mu buye buryo sono ufite umusari fasha ikingura kuri gate ninde wamusanye ngo nukuri ngo meze neza ujye uvugisha no kuri kutanabeze neza turebe aho uri bugi reka rero nkwereke ntubona ukuntu utangiye kugenda udutega ku munyamategeko wabonye ibyo nakubwiraga umva rero ukuntu ugiye kugenda ugiye kuzinga utwari two twose warara mu muhanda wagenda ukajya muri rigori wajya muri nyabarongo ibyo ntabwo uri bubimbwire haguruka ugende navuze ngo iki kurara ugenda ujyana nashakawe muri rigori urandebeye uti nibyo nakubwiye ngo uriya mukobwa arimo aragenda dutega waribonye tekereza kugira ngo muzane hano narangiza avuge ngo narinje gukorera ngo ko nta kibazo maze kakisekeshe nta kibazo murebye urujisho ndavuga mana ndumutoboreremo gutya kuri amabere numvise nta nakwijijisha hano wabaye umubyeyi mwiza nkabikunda abagira bagata murera neza ceceka hasoni ndamwirukanye nyine agende arari muri rigori cyangwa agiye muri nyabarongo ari bari haryama cyagende bamutera inda no nzare ko azagaruka hano afite n'umudigi hano nzare ko azongera kugaruka hano ariko ngaho nyumvira wowe utangiye kumugira imbabazi igiye mufiti none se ziba kure kazajya hanze ariko karara muri ubu hasoni okay genda ufunge gate arari hanze gira ngo vasihute nawe nimba utangiye kumugirira imbabazi ntago mbyumva soni handebe kuntu kabebetanye umunyamategeko ngo aje ngiye kunuza nge ntago njya nkangwa imitungo ntayo uzafata ngiye bizafata umwana wanje Hello? Yes, Aisha. Ndakumenye rwose ntabwo nayisevinze ariko mise mbona Truecaller. Bitse. Shamizi neza ndashima Imana wumeze gute? Uziko mpamagaye nayinde kumwe na Deborah. Really? Yeah, ariko ntabwo ari mu gikoni yagiye guteka nta kibazo. Ibyo nakubwiye se baribonye cyangwa ntago akinyara ku buriri dushima Imana tujye mu rusengero. Ese ko wari ukomeje sha ntabwo ndabibona. Nari nkomeje cyane ntabwo ndega nakubeshya. Sha ntabwo ndabibona. Umuntu mwiza nkawe bogani ntabwo nakemera ko akundana n'umukobwa nyine uri aho ngaho n'iki. Ariko by the way nawe se kuri umukobwa mwiza ntukakomeza no kumubwira cyane tujye tuganira n'ibyacu. Really? Yeah. Okay. Ntugakomeze kumubwira cyane rero wagira ngo we ntubona. Okay, sorry. Nawe urasa neza Aisha. Thank you. Umeze neza rero. Ubwo ni sawa, ubwo se tuzabonana gute? Okay, tuzapanga. Uretse gatoya. Turaza gusubira, okay? Sawa. Sawa.
Bebe bitese ku muntu ukikanga. Neza kese. Ni sawa? Yego. Uri gutera ipasi? Ntabwo ari ibyo bikeka ntabwo ari ibyo. Mbese ni ukuri mbabarira, ni ukuri ko Imana ni rimwe ryonyine ntabwo nzongera, sibyo? Babe ndakwiye. Kandi mbizi ko buri munsi ariko bigenda. Ndakwiye. Gute subizi? Nuko ntabwo ariko bigenda, nuko nijoro nashyizemo na Babe, what? Aisha, ndebera. Ako bura gushaka kwihangana ukajya unyara ni wanyu gusa. Jonathan ari gukora iki hano? Uyu nguyu. Sibene nyoko. Kurota. Byanyabyo. Ibiki? Ayi kuva kera hose. Ayi kwiki nkora ibintu nk'ibi kandi tuvuka. Umva. Ugire kunyarira kuri matera, ugiye no kunyandereza amashuka, urabizi ko nta n'umukozi mfite muri iyi minsi. Wabikoze ubizi. Jonathan, please, nuko ndashizemo reve kandi n'ubwa mbere n'ubwa nyuma nuko kwimana. Mukanere cyane. Ese uri guhera kwa mbere kujya ku cyumweru kunyara kuburi ari hano. Jonathan, wansobanurira impamvu nguyu ari hano. Ahubwo uri kumbaza. Basi reka tuze dukorane ibintu byacu. Nta bintu byanjye nawe ntajya gukora nawe. Uri mu biki? Jonathan, please. Ubu ndanika matera babona n'uri umuntu w'umugabo wanyaye kuburi. Jonathan, please, basi ndabikora nayo ndi kubikora ngo yume nuko ntabwo nzongera to. Ese kuki nguyu ndari hano? Ndakwiyandikira muri kuruka. Asoni. Impamvu cyari n'umubaza nta kibazo. Solo. Vamana amashuka. Niba n'umwandugiye ugiye kugenda utanayafuze. Jonathan, please. Jonathan. Sokera. Jonathan, please, n'ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ndeka ntabwo byakunda. Ntabwo nagira umugore unyara kuburiri n'abana banyare kuburiri nta soni. Jya unyara mu gihe cya nyacyo. Urari wenyine unyara kuburiri. Nuko urayise nakizawe. Oya soka. Nuko inagari. Soka vanga. Sho, Debora kwe. Gira vuba se. Ako sinari kugenganyira kurukangira umusazi. Nanga nawe ndebera. Twebwe mu rusinzi. Bura sureba iyi pasi iya byose atatera pasi amashuka. Deba nkubwenge iki? Jonathan, please. Nkubwenge iki? Soka.